kubaka ya numva of course bigezweho mu rubyiruko ni vibes bigeze kuri vibes vibes nanjye ntabwo nzanze good vibes ntabwo nzanze ariko uhagaze kuki so vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe ariko zigera ku ihe myaka zigera no ku bakuru ngira vibes n'abakuru ntabwo bazanga ariko kugira ngo tujye muri vibes tugire aho duhagaze please don't invest in vibes. Invest on the foundation, in the foundation where you can now vibe. Kuko niba nta foundation ihari karakubaho. Yes. You vibe only for a week. No, but ngira ngo ibyo mushaka turashaka biri sustainable. Yes. We want things that are sustainable. We want to build a society that is resilient. You can't build a society that is resilient on vibes. No, but a resilient society can vibe. Isn't it? So it is a daily responsibility mukwiriye gutekereza. Ni ikintu mukwiriye gutekereza buri munsi. Ntuhore ufite impungenge ariko ejo nzamera nte. Nibucya ndaba meze nte. Uhora ufite kuko stress nugira ikibazo uhorana cya stress. You menya ngo 50% ni wowe. You are the responsible person. You have worries, you have this, you have kora ibintu bigutera stress, but there are different ways of doing things and achieving what you want to achieve. So it's not just even the results, it's the process that takes you there. What have you invested in that process? What thinking? What feeling? What commitment in the process to give you the results you want? How kintu kikora hanabuze. Mbese njya numva hari abantu bagibwamo n'umwuka. Umwuka ubajyamo ni uwuhe? Nubabwira gukora iki? You just mugira umwuka gusa, ntugira umwuka gusa utagira icyo uvanamo, uragera uhere. Umwuka wagera ugahera. Umwuka abagibwamo n'umwuka ibyo bazanira ni ibiki? Umwuka, I have no issue with the umwuka, but must have something in it, tangible, that touches my life, that transforms my life. Abagira amahirwe mugire umwuka, please.
ujye bahira ariko ntibigarukire kuri mwe iwe wagiwemo n'umwuka w'amahirwe wagize amahirwe wowe kuki utawusangira n'abandi nawe ukabageza mwese mukawusangira kuko nukugeramo wenyine ukawugumana ariko nabwo icyo mvuga ntukabe imvugo gusa bijye mu bikorwa njye nimbona mu bikorwa bihari ushobora kureba byaturutse ku mwuka nanjye ndawifuza nanjye nzagana aho ngaho ariko the measure ni what is it that has been delivered? What is it that we can touch and feel and benefit from to improve our lives? What is it? Huh? So mwebwe abatoya rero again igihugu kibategerejeho ni byinshi kandi iyo mvuga igihugu ntabwo ari ikindi nimwe igihugu you're actually waiting for yourselves nimwe mwitegerejeho the future ariko ya process navugaga na wa mwuka ni iki urubyiruko bya bindi navuze by'amashuri n'ubuzima ugomba kugira ubumenyi ukagira n'ubuzima kuko niba mudafite ubuzima ubumenyi buzakumarira iki kumenya bizakumarira iki udafite ubuzima must have both and it is easy to have both if you have made the choice to have both. It can't be one and not the other. You must have both. Ni nkuko ku rundi ruhande rumwe niba uteye imbuto ni nko kurera ni nkuko utera imbuto igiti kigakura ukajya uhora ugiha ibyangombwa gikeneye kugira ngo gikomeze gikure gifite ubuzima namwe abantu hari kwakumenya nimwe mukwiriye kuba mugerageza ibishoboka byose mubugereho ndetse bitari ukubugeraho gusa mushobore kubukoresha kubageza ku byo mwifuza ariko ibyo